tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza shuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize nakubwiye uburyo kwijandika mu bigirwamana, kuroga n'ubusambanyi byatumye Imana irimbura Ashuri. Uyu munsi ndakubwira uburyo Imana yahamije ko ubwami bwa Ashuri butazongera kubaho ukundi. Nyemerera tubanze dufata akaruhuko hanyuma ngaruke mu kanya twinjira neza mu nyigisho yacu uyu munsi. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 3 ku murongo wa 7 haravuga ngo nuko abakureba bose bazaguhunga bavuge bati Nineve hararimbuwe, ninde uzaharirira? Nzagushakira he abakumara umubabaro. Mu yandi magambo Imana yaravuze ngo ni hehe hava abantu muri iyi si bashobora kuza kuririra uyu mujyi? Nta muntu wabasha kuririra. Imana iti ntawe uzaririra Nineve. Ibi navuga ko ari ibintu bibabaje cyane. Dr. Vernon Magi avuga ko yaraziranye n'abayobozi b'amarimbi atandukanye yo muri Pasadena, ngo rimwe na rimwe ari ubwo abo bayobozi bamutumiraga kugira ngo ayobore umuhango wo gushyingura ababaga bitabye Imana. Magi avuga ko hari igihe yigeze kuyobora umuhango wo gushyingura umusaza wari witabye Imana. Ngo uwo musaza yari umukristo waje gutura muri Pasadena n'umugore we kugira ngo abashe kwivuza. Uyu musaza rero amaze gupfa ngo abantu baramwibagiwe kugeza n'ubwo batibuka izina rye. Ndetse ngo igihe Magi yajyaga kuyobora umuhango wo gushyingura uwo musaza, nta muntu n'umwe yasanze ku irimbi, nta n'umwe waje kumushyingura. Magi avuga ko yababaye cyane kubona nta watabaye uwo musaza. Magi akomeza avuga ko yaraziranye cyane n'umuyobozi w'iryo rimbi, ngo nuko aramuhamagara amusaba ko yarekura abakozi be bose bakaza gufatanya gushyingura wa musaza. Nuko wa muyobozi w'irimbi yumvira Magi amwohereza abakozi bose ashoboye kubona. Magi avuga ko ku irimbi bahise baba nk'abantu 12. Nuko Magi atangira kuvuga ubutumwa buhumuriza kubwo kubura uwo musaza w'umukristo. Magi avuga ko byamunejeje cyane kuvuga ngo Yesu yapfuye kubera ibyaha byacu maze arazuka ngo dutsindishirizwe. Gusa ariko ngo byari bibabaje kuba mu muhango wo gushyingura nk'uwo hatarigeze haboneka n'inshuti n'imwe y'uwo musaza. Uko ni nako Imana yavuze yuko ntawe uzigera aririra umujyi wa Nineve. Ahubwo Nahumu yahanuye ko amahanga azishimira kumva inkuru yo kurimbuka kwa Nineve, kandi koko amahanga yarabyishimiye. Igihe Imana yavugaga ubu buhanuzi ibunyujije kuri Nahumu, nta n'umwe wabwemeye keretse wari asanzwe yizera Imana. Nyamara ntibyabujije ko ubwo buhanuzi busohora nk'uko Imana yari yarabivuze. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 3 ku murongo wa 8 haravuga ngo mbese uruta Inoamoni
hari hagati y'imigezi hazengutswe n'amazi, igihome cyaho ari inyanja n'urusika ruhakingiye narwo ari inyanja, ngo mbese uruta Inoamoni. Noamoni ni wa mujyi witwaga Tebesi. Uyu mujyi ukaba wari ukomeye cyane muri Egiputa. Ibitabo bya Dr. Charles Feinberg yanditse avuga ku bahanuzi bato ni byiza cyane, kandi nibwira ko biri mu bitabo bya mbere bivuga ku bahanuzi bato mu buryo busobanutse. Ndifuza rero kugaruka cyane ku magambo Dr. Charles Feinberg yavuze mu gitabo cye yise Jonah, Mika and Nahum kuri page y'147. Kuri iyo page Dr. Charles Feinberg yavuze kuri uyu mujyi witwaga Noamoni, nuko agira ati: Noamoni wari umujyi w'abafarawo bo mu moko agera kuri 18 cyangwa 20, kandi wari umujyi wubatse mu buryo bwatangazaga cyane Abagereki n'Abaroma. Abagereki bitaga Noamoni ko ari Diospolisi, imana yabo, kuko babonaga hari isano bifitanye na Jupiter, imana y'Abanyegiputa. Noamoni wari umujyi uherereye ku nkombe y'uruzi rwa Nili. Ku nkombe y'Iburasirazuba hariyo insengero zitangaje mu gace kitwa Karnak na Luxor. Umusizi wa mbere w'umugereki witwa Homer yavuze ko uyu mujyi wa Noamoni wari ufite amarembo agera ku 100, kandi gusenyuka kwawo byakwiriye ahantu hangana na metero 27. Mu bisanzwe izina Amon ubwaryo byasobanuraga imana nkuru ya Egiputa. Yarangwaga no kugira igihimba cy'umuntu n'umutwe w'isekurume y'ishyamba, kandi kurimbuka kw'Imana n'umujyi wayo byahanuwe mbere na Yeremiya. Ibyo wabisoma muri Yeremiya ibice 46 ku murongo wa 25, no muri Ezekiyeli ibice 30 ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 16. Umujyi Noamoni rero wari ukikujwe n'uruzi rwa Nili, kandi Nili ubwayo niyo yari uburinzi bukomeye bw'uyu mujyi. Inshuro imwe mu mwaka nibwo Nili yahindukaga nk'ikiyaga, kuko yuzuraga amazi akarenga inkombe. Nineve rero yagombaga gukura isomo kuri uyu murwa witwaga Noamoni, kuko Nineve hatari heza kurusha Noamoni, umujyi wo muri Egiputa. Imana yariho ibwira Nineve ko umujyi wa Tebesi ukwiye kubera urugero rwiza ubwami bwa Ashuri. Abashuri nibo basenye umujyi wa Tebesi. Uyu mujyi ukaba wari munini cyane, kandi byari bigoranye kuwinjiramo. Byasaga nkaho nta mwanzi wabasha kuwufata, ariko Abashuri bashoboye kuwufata ndetse baranawusenya. Ibi byose rero byari kubera isomo Abashuri. Imana yahannye umujyi wa Tebesi, kandi muri ubu buhanuzi bwa Nahumu Imana yariho ivuga ko izanahana Nineve. Muri iki gihe turimo, ubuyobozi bw'Imana busa n'uburi kwinjira mu buyobozi bw'abantu. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Sambirana, sambirana, usemerera Imana yakicyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana yakicyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana yakicyubahiro. Twasomye ngo mbese uruta Inoamoni hari hagati y'imigezi. Ijambo imigezi bakoresheje hano riri mu bwinshi, bishaka gusobanura amazi menshi. Iyo uruzi rwa Nili rwuzuraga, amazi yaho yasenderaga ahantu hanini ukagira ngo ni inyanja. Twasomye kandi ngo hazengutswe n'amazi, igihome cyaho ari inyanja n'urusika ruhakingiye narwo ari inyanja.
umujyi wa Tebesi wari wubatswe ku buryo utari kurengerwa n'amazi kabone no mu gihe cy'imyuzure, ahubwo muri icyo gihe cy'umwuzure Tebesi nibwo yabaga iri mu burinzi bukomeye cyane, kuko yahitaga imera nk'izengurutswe n'amazi. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 3 ku murongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo Etiyopiya na Egiputa hari amaboko yaho atagira ingano. Etiyopiya, Abaputi n'Abarubimu, aya mahanga yose yafashaga uyu mujyi wa Tebesi kandi yaranawukikije. Aho mu mujyi wa Tebesi wigeze no kuba umurwa mukuru wa Egiputa. Bibwiraga ko uyu mujyi wabo udashobora guterwa n'umwanzi, kuko wari ukikijwe nanone n'ubutayu impande zombi, kandi n'uruzi rwa Nili rukaba rwari rukikije Tebesi. Abo muri uyu mujyi kandi bari bafite ubufasha mu bihugu by'ibituranyi byari mu majyaruguru no mu majyepfo. Ubwo se wumva umwanzi yari kwinjira gute muri Tebesi? Nyamara Abashuri barahinjiye. Gusa nyuma yaho Abashuri nabo bibwiraga ko nta mwanzi wabasha kwinjira umujyi wabo Nineve. N'uyu munsi niko amahanga amwe yibwira, ngo kuko bafite za bomba atomike n'ibindi bisasu bitandukanye, bakumva ko nta mwanzi wabahangara. Nyamara nshuti yanjye, igihe cy'Imana iyo kigeze, abibwiraga ko bakomeye bajya hasi. Gukomera kw'igihugu icyo ari cyo cyose ntikugomba gushingira ku ntwaro zikomeye icyo gihugu gifite. Gukomera kw'igihugu icyo ari cyo cyose kugomba guturuka mu kugarukira Imana no kwemera Imana ikayobora icyo gihugu. Sinkangwa n'ibyo mbona i Washington DC cyangwa mu yindi mijyi ikomeye yo mu isi, kuko abayobozi benshi baho badasenga kandi amagambo abavamo akaba ari amagambo mabi. Mbega uburyarya bw'abakomeye ba kino gihe! Mbese ibyo Imana izakomeza kubyihanganira? Ntabwo ariko mbyibaza, ahubwo ntekereza ko uburinzi bwacu uyu munsi ari ukugira ubuyobozi burimo abantu b'Imana. Nubwo baba batari Abakristo, ariko byibuze bakaba ari abantu bubaha ijambo ry'Imana. Icyo ni cyo cy'ingenzi mu kubaka igihugu. Urugero, sintekereza ko umwe mu bashyizeho leta ya mbere ya Amerika, Thomas Jefferson, yari umukristo. Ariko sinareka kuvuga ko uyu mugabo yubahaga ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri yuko Imana idashobora guha umugisha igihugu cyacu mu gihe cyose dusuzuguye ijambo ryayo. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemberera, Imana icyubahiro. 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 Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 3 ku murongo wa 10 haravuga ngo, ariko abaho baragiye bajyanwa ari imbohe, n'abana babo bato babesagurije mu mahuriro y'amayira yose, n'abanyacyubahiro baho
babakoreraho ubufindo burobanuwe, kandi abakomeye baho bose bababohesha iminyururu. Ibyo dusomye muri uyu murongo nibyo Abashuri bakoreye umujyi wa Tebesi. Nyamara nyuma ni nabyo byabaye ku Bashuri, kuko binanditse ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Aya magambo dusomye tuyasanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 6 ku murongo wa 7. Muri Nahumi ibice 3 ku murongo wa 11 haravuga ngo nawe uzasinda, uzahishwa, uzishakira igihome ubitewe n'abanzi. Abashuri bakimara guterwa n'umwanzi bagerageje kunywa inzoga nyinshi ngo bitere morale, ariko ntibyagira icyo bibafasha. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 3 ku murongo wa 12 haravuga ngo ibihome byawe byose bizamera nk'imitini yeze imbuto z'imyimambere, iyo unyeganyejwe zihungukira mu kanwa k'umuryi. Mu bisanzwe ku bantu bafite ibiti by'umutini mu ngo zabo, bizwi ko iyo imitini yeze, nubwo wafata ku ishami ryawo, imitini yose ihubuka hasi. Ibi nibyo Nahumu yariho avuga kuri Nineve, aho yagize ati uku niko uburinzi bwawe bumeze, kuko umwanzi wawe naza azagusenya ahereye imbere muri wowe. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 3 ku murongo wa 13 haravuga ngo dore abantu bawe bagusigayeho n'abagore, amarembo y'igihugu cyawe yaguriwe abanzi bawe, umuriro wakongoye ibihindizo byawe. Ntekereza ko ibivugwa hano bishaka kwerekana ko abagabo bo muri Ashuri bari basigaye bitwara nk'abagore. Bisobanuye ko abagore aribo bari mu myanya y'ubuyobozi. Mu by'ukuri sintekereza ko Imana ishyigikiye ikigero cy'uburinganire bw'abagore b'iki gihe, kuko bisa nuko abagore bamaze kwibagirwa inshingano zabo. Ku giti cyanjye ndahamya ko umwanya wa mbere umugore afite ari mu rugo. Sintekereza ko itorero ryagakwiye guharira abagore ubuyobozi. Inshingano ya mbere y'umugore ntabwo ari ukwigisha Sunday school, ahubwo ni ukubanza akarera umuryango we. Iyo niyo nshingano ya mbere y'umugore. Nyamara uzabona ko muri iki gihe abagore basigaye birirwa mu nsengero zabo bakora imirimo itandukanye, bakibagirwa imiryango yabo. Ndabyemera ko umugore ashobora gukora cyane akazi runaka bitewe wenda no kuba umugabo we yarapfuye cyangwa se afite ikibazo kitamwemerera gukora. Ariko niba umugabo we nta kindi kibazo afite, sinibwira ko umugore akwiye gushyira imbere ikindi kintu ngo akirutishe umuryango we. Ndabizi ko ibyo mvuze bishobora kutemerwa na benshi, ariko ibi mbivuze nshaka kwerekana ko imwe mu mpamvu ubuyobozi bw'ibihugu byacu bukomeje kunanirwa nuko umugore yataye inshingano ze. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 3 ku murongo wa 14 haravuga ngo ivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Komeza ibihome byawe, jya mu ibumba, ukata urwondo, ukomeze itanura ry'amatafari. Abashuri bibutse kubumba amatafari no kuzamura inkike z'umujyi wabo ku munota wa nyuma. Bagombaga gushyushya amazi bakazamukana mu ndobo kugira ngo bayamene ku mwanzi wese wari kugerageza kurira inkike z'umujyi wabo. Nyamara umwanzi yari amaze kurira inkike za Nineve, kandi amaherezo yagombaga kwinjira umujyi. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, sambirana, usemerera. Imana yakucyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana,
Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 3 ku murongo wa 15 haravuga ngo niho umuriro uzagukongorera, uzicwa n'inkota ikumareho nk'uburima, wigwize nk'uburima, wigwize nk'inzige. Nahumu yahanuye ko Abashuri bagerageje gushaka ubufasha ariko birangira ntabwo babonye. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 3 ku murongo wa 16 Bibiliya iravuga ngo wigwirizaga abacuruzi kuruta inyenyeri zo mu ijuru, uburima burarimbura bukiyamukira. Buri mwaka ubukungu bw'Abashuri bwariyongeraga kuko bari abacuruzi bakomeye, ariko hageze igihe byose birarangira, ubwami bujya hasi. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 3 ku murongo wa 17 haravuga ngo ibikomangoma byawe bimeze nk'uburima, n'abagaba bawe nk'inzige ziguye ku nzitiro mu munsi w'ibitundwe, maze izuba ryarasa zikaguruka, kandi aho ziba ntawuhazi. Igihe cyagombaga kugera abayobozi ba Ashuri bagahunga, kandi mu minsi mike yakurikiyeho ni nako byagenze koko. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 3 ku murongo wa 18 haravuga ngo abungeri bawe barahunikira, mwami wa Ashuri we, abanyacyubahiro bawe bararuhutse, ubwoko bwawe bwatataniye mu misozi, kandi ntihaboneka wo kubukoranya. Ubuyobozi bwa Ashuri bwagezaho butagishobora kuyobora ibihugu bwari bwarigaruriye. Ndizera ko ibyo mvuga bitaza kwakirwa nabi, kuko sindi kuvuga kuri politiki, kandi rwose nta n'ishyaka na rimwe mbarizwamo, ariko ntekereza ko ibihugu byinshi biri gusubira inyuma kubera ikibazo cy'ubuyobozi, haba mu nzego zose. Bisa nuko ufite akarimi karekare, uzi kuvuga neza, ari nawe utorwa. Nanone kandi wa wundi ukize kurusha abandi niwe utorwa. Urugero, ndahamya ko Abraham Lincoln ataba agishoboye gutorerwa ubuperezida uyu munsi, kuko nta mafaranga ahagije yari afite. Imana ubwayo yavuze ko ubuyobozi bubi hamwe n'ibindi bibazo bitandukanye ari byo byatumye Ashuri ijya hasi. Ibyo Imana yavuze kuri Ashuri ntibitandukanye cyane n'ibyo tubona mu bihugu bya kino gihe. Reka twibaze iki kibazo: mbese koko turi kumvira ijambo ry'Imana uyu munsi? Oya, ndahamya ko atari benshi bari kwitondera ijambo ry'Imana. Cyane cyane abayobozi b'ibihugu byacu ntabwo bari kwitondera ijambo ry'Imana. Ikibazo kiriho uyu munsi nuko twaretse Imana, twanga Yesu Kristo, umwami w'amahoro, umukiza w'isi. Nshuti yanjye, ndagira ngo wumve amagambo ya nyuma Imana yavuze kuri Nineve. Imana yabwiye Nineve amagambo ateye ubwoba cyane. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 3 ku murongo wa 19 haravuga ngo nta muti wo komora uruguma rwawe, igisebe cyawe ni umufunzo. Abumvise inkuru zawe bose bakoma mu mashyi bakwishima hejuru, kandi abo utagiriraga nabi ni bande? Abashuri baracumuye, baracumura, barongera baracumura. Bisa nuko gucumura byari byabaye ubuzima bwabo. Iyo abantu bashaka gutunga agatoki Imana, bavuga ko ari inyamakosa, kandi ko Imana idahana ireka icyaha kikabaho. Nyamara Imana irababwira ngo hari icyo nzabikoraho. Nshuti yanjye, nubwo isi ya none itakirimo ubutabera, ndakubwiza ukuri ko hari icyo Imana izabikoraho, kuko ni Imana ikiranuka kandi ni Imana itabera. N'igihe yarimburaga Nineve yari Imana y'urukundo, ariko ntibyayibujije kurimbura uyu murwa kugeza ubwo usibangana ku ikarita y'isi. Kandi nibyo rwose ko Imana ariyo yafashe umwanzuro wo gukuraho ubwami bwa Ashuri, kuko bari bayiteye umugongo. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Imana icyubahiro. Sambirana,
sambirana sambirana usemerera Imana yawe icyubahiro sambirana 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 usemerera Imana yawe icyubahiro sambirana 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 usemerera Imana yawe icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mbere yuko dutandukana, reka nkugezeho incamake y'ibyo twaganiriyeho uyu munsi. Muri make twabonye ko Nahumu, umuhanuzi wo mu bwami bw'amajyepfo i Buyuda, yahanuye ko ubwami bwa Ashuri buzarimbuka n'umujyi waho wa Nineve, kuko bateye Imana umugongo. Imana yari yarihanganiye Abashuri igihe kirekire, ariko banga kuyigarukira. Nubwo ubu bwami bwari bukomeye cyane kandi bukize, ibyaho byarangiye nabi, kandi Imana ivuga ko iki gihugu kitazongera kubaho ukundi. Imana yacu idufashe kandi igirire neza igihugu cyacu, bituma Abanyarwanda tubaho ubuzima buyubahisha. Reka dusenge. Mana, ni wowe utegeka amahanga yose yo mu isi. Dushyize mu biganza byawe u Rwanda n'abayobozi bacu. Nta kindi tubasabira atari ukubaha ijambo ryawe, kugira ngo umucyo wawe ukomeze kurasira igihugu cyacu. Uturinde Mana kugira iherezo ribi. Mbisabye nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye muri iki gihe cyose twari tumaze twigira hamwe igitabo cy'umuhanuzi Nahumu. Nizere ko wungutse byinshi kandi ndakwifuriza kubisangiza n'abandi. Reka gihe tube dutandukaniye hano, ngusezeranya ko ubutaha tuzatangira kwigira hamwe ikindi gitabo gishya cyitwa Habakuki. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kunutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18. Cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.